ku mabere ya umwana yavuga ati winkoraho ngo ngiye gukora kuri barumari ngakwirukana ngo kuri manager. Hari ikigo cyamaje kuza mu Rwanda gihereye kimwe. Yes, bakunzi ba Igret TV turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye zigiye igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'imurengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiwe kandi namwe aba diaspora muba mu migabane itandukanye igize isi. Uyu munsi rero twagarutse turi kumwe n'umuhanuzi Prophet wanyu mukunda muri benshi cyane. Prophet, Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Tuguhaye ikaze hano kuri Igret TV, ngira ngo n'ubwa mbere uhageze. Ya n'ubwa mbere. Niyo mpamvu dusuhuje abantu badukurikiye bari mu Rwanda, badukurikiye bari mu ntara zitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru ndetse no hakurya. Bamwe Imana yahaye igisiga Bayita Rwota Masimbi. Rwota Masimbi. Imana ibahamugisha. Prophet, ngo rero utangira wibwira abantu bakumenye nyirizina. No kuvuga ngo ni Prophet Noheli Byukura bagirane. Yego. Umwe waririmbye ngaho nari Yesu wonyite Yesu yaranyimuye. Ako iyo ndirimbo wayiciyemo gato twumva. Aho narinuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we. Iyo ndirimbo ni yawe? Ya. Hari abantu baba batarayimenye rwose, ariko buriya turaza kubashyiraho link bazajyeho bayirebe kuri YouTube channel yawe. Yego. Noneho ndabona ufite akantu mu ntoki, akantu noneho ni bwoko ki? Aka kantu rero ni ikigo cigisha gukora ikahwa. Cigisha gukora icyo bita coffee. Mu yandi magambo urumva ko mbasize mu ncanzemo na karimi k'amahanga. Do you understand? Yes, yes. First of all, reka babwire ngo iki kigo gihererana bita muri Kimironko. Ni ikigo cyiza cyane gitanga ubumenyi. Yego. Gitanga ubumenyi, urazo kiga gukora coffee, amara kubyiga bakaguhereza icyo bita ngo certificate. Yego. Hanyuma iki kigo ikiza cyacyo Minervari yaho ntago ari amafaranga menshi. Amafaranga make cyane rwose. Ni nk'ubusa. Ni nk'ubuntu. Vuga ngo ni nk'ubuntu. Ni nk'ubuntu. Yego. Apana bya biri ngo ugira ubuntu kabutiza urugi. Iki kigo bakita Itali. Kidusomere neza. Sigenze gusoma ikinyu. Dusomere twumve. Cyitwa ngo Ariste Training Center. Wow. Giherereye hano rero muri Kimironko. Muri Kimironko. Urumva gato nyuma ya Simba gato umanutse ahahoze Makumba ugahita utambika imbere gato mu kaboko k'iburyo. Yego. Ukimanuka uhita ubona icyapa kikwereka nk'unyine ko aho hantu ariho ubwo bumenyi butangirwa. Nese Nohe, ngira ikibazo cy'amatsiko. Iki kigo waba uri brand ambassador wacyo kugira ngo mpite mbimenyeraho ko ntabyo narinzi. Ukuvuga ngo iki kigo ndi mu masezerano yo kugira ngo mpabwe kuba brand ambassador wacyo. Ewana. Ubwo rero abantu bwo bavuga ngo bari kunywa ngo ibiyoga, abantu baza bivugisha ngo za mukaru, ba jitaf. N'abana barangire. Erega isuku igira isoko. Urambira ngo uzanywe kuri iki kinyobwa. Kikahwa uhana ugira ubuzima. Niyo mpamvu Prophet Noheli mubona nifitiye itoto. Wifite agasura keza cyane rwose. Uzanywa ikahwa undi ko anywa umumanira jipo, anywe bya biyoga bya dondo ubwonko. Ntago mwahuza, ntago mwagira ubumenyi bumwe n'ubuzima bumwe. Nese Nohe ntunyobye, reka dutangire dusenga. Uri Prophet, dutangire usengera abadukurikiye kugira ngo tuze kuganira ibintu byacu bimeze neza cyane. Tangira usenga Imana. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, izina rye rihimbazwa. Amen. Dusengera abari Rwota Masimbi, abari mu Rwanda, dusengera igihugu cyacu, dusengera aba diaspora, dusengera isi ya none kugira ngo uyishoboze kandi uyiha amahoro. Abatameze neza bakomera neza mu izina rya Yesu. Zedebo Kolizango Shando Unidrai Rabbi Senyeri Pela Sala Inima. Urakoze mwami we. Amen. Amen. Hanyuma yego Prophet, cya kinyobwa urakibona? nakibonye. Ubundi ntabwo wowe kuri iki kinyobwa cyitwa coffee. Harya ngo ikinyobwa cyitwa? Cyitwa Integrated. Intiki? Ngo cyitwa ngo iki? Bacyita mikrofone ariko yegereza. Integrated. Iki? Integrated. Oh yes. Training Center. Ikibazo ni uburyo uri kubyica mu kanya rero bivuze neza. Ngiye usubiremo. Byitwa Intari. Oh yes. Integrated.
yamumariye iki? Yamumariye iki? Yego. Oya winyobya. Nyine yamumariye iki? Amafaranga Nzovu bamuhaye muri Genesis Comedy yamumariye iki? Nzovu se? Yego. Yakasewe yamumariye iki? Ushatse uvuga ko ndabagirisha ese nta perime bagira, nta certificate bagira y'ikintu runaka bakora, uri kumva neza? Na harya wowe warayibonye perime? Ubu tuvuga ndi kuyishakisha hasi hejuru. Noneho uri kwiga umeze nabi. None reka nese urabagirisha muri bariya nta numwe wasezeranye, ingo zarabananiye, ari Gitafu afite umugore n'abana yarabataye ku Muhima, yarabataye avuga ko ari umusore. Ari Nzovu yataye umuryango we, ari yewe yakawe n'ubundi no kuvanga n'ubundi. Oya yakawe muvuga yazanye umugore ejo bundi, barasezeranye. Oya gusezeranye ntibabona ubushobozi bazabikora. Nese ntabwo wabonye Keti ejo bundi ko yasezeranye mu itorero atagiye mu murenge? Ubwo bukura buzi bwa Keti ya Adonis cyane ntabyo ubundi suzi gusoma, waba warabisomeye? Kunzi gusoma bisomeye. None se ubundi gusoma integrated bariste nabyo nturabimenya ngo ni integrated ngo ni integrated ugira ugasubiremo integrated. None reka dusimbuke turebe. Wowe ugize uti abantu bari abatipe bose bagiye muri Genesis kandi kugeza kuri ubu nta kintu na kimwe bandusha, ntacyo bakurusha, nta na kimwe. Sebe byonyine kuba bakurusha umuryango, kuba bakurusha umuryango, nibandusha kurara ahantu heza, nibandusha kurya neza, nibandusha ubuse n'indi muntu wava ngo wankurikira ndafunze ikote nta numwe wajyamo, nambaye nka gutya nka kuno Tayiga yambarira The Ben nta numwe wajyamo. Uyu munsi ariko noneho wambaye nka G twayangura Gitafu. Oya ntabwo nukangeranye nabo bana bro, nukangeranye n'abana umva nkubwire, nukangeranye n'abana ngo nka G. Wowe ndafunga ikote twavuga tukanyabone minister uri gusoka mu biro. Iyo nkweto ntago irenze naho. Gitafu zarebe inkweto yajyanye muri nuza muri Genesis. Kandi ari yahoramo bari yari yayitiriye ni yese. Yayitiriye ndetse. Yari yayitiriye narabizi ko yari yayitiriye rwose. Uzanamuhamagaye dukwane ikiganiro kandi cyari cyangwe bamuhaye. Oya nabaho ngaho n'umusebye. Yari yatiriye pe suku sebanya yari yasebye pe. Kibazo cyanyu njewe Noheli sinjya niri imyenda. Ico ni kimwe. None se Nohe hari ikintu Gitafu mu minsi yashize twaraganiriye, aravuga ati ngewe umuntu mbabaza mu buzima n'umuntu witwa Noheli. Noheli twahuriye mu kiganiro kwa Manebu, urangije uramwurira we abyita ko muri mu kiganiro bisanzwe winjira in deep mu buzima bwe. Dore cyo uragishaka tukivuge cyo napfe Gitafu simwanga simugirira ishyari, ariko Gitafu nanze ikintu ikosa yakoze nanze nirimo. Unamuhamagaye kuri telefone gatiri kumwe na Noheli mu kiganiro. Oya ahubwo nubinyemerera ndamuhamagara muhamagara aze ndaje mubwira se nababyumva. Umuntu araje amaze iminsi 3 ngurwego ngo ngezo ngo muraruze nambaje urwego ugezeho n'uruhe. Uri The Ben wakuzuza Arena, uri Amaji the Black, uri inde urwego ugezeho uri kuvuga ngo nge ngurwego ngezeho ngo sini mugenzi wanyu. Rega tujye tuvugisha ukuri, kari akantu yakurushije kuba yaratumiwe muri Genesis. Iriya ni inshuro yagukubise papa. Tugiye kugenda silolo by silolo. Silolo by silolo. Owe ngo iki? Silolo by silolo. Bisobanuye gace. No yereka nkosora bavuga slow by slow. Slow by slow. Cyangwa uri cyo nkwemerera wemera guhanwa. Icya kabiri akura gafashe gasubiremo slow by slow. Wow. Tugiye kugenda step by step. Ngaho step by step bisobanuye n'ubundi ni kimwe. Oya ntago ari kimwe, tandukanya slow na step. Nibyo cyane. Step by step na slow by slow. Yego. Dore ko mbyumva ni ibintu bivugise step tugende intambwe ku yindi. Yego. Urwego ku rundi. Slow. Yego. Ngaho ntabyo uramenya. Dukomeze noneho. First of all mbere ya byose kambaze nkubwira ikintu gituma Gitafu naramuganirije yanga kunyuma. Ngiye narawo nshaka kumwibasira, ndashaka kuvuga ibintu buretse gato. Yavuye muri Genesis. Nibyo koko pe yaraje araturendinga akora ibintu byiza muri Genesis Comedy turabibona. Wagiye uwo munsi Nohe cyangwa uri mu bamurwanya? Buretse si ngombwa ko nza kugufana wowe,
ubure kura jitafu duhorana twirirwa nango mfasha amafaranga ngiye kuyatwika ngo ngiye kumureba muri dore rero ni ya mashyari bavuga kubera iki utagiye kumutera kubera iki ngiye mfata ibihumbi 15 naga hashyemo inyama ngo nzirye cyangwa ibyo 10 ngiye kuritanga ku muntu twirirwana kuri stage twirirwana twicanye mu biganiro kuri stages zenguruka ureba ahantu hose ureko utabona twicaranye ahantu hose mu biganiro naramubwiye ngo muvande nge yaba ari ubuntu nari buze kuwufana ariko ngo mfata amafaranga yashyire kuri konti ya Jenny's Comedy ngo ndi kwishyurayo ntabwo ndi buze nohe uzi mpamvu baje ako kantu niba waragiyeyo buriya mu abahanzi nyarwanda baba gospel baba abasekira barakundirana gukundirana mvuze niki niba umwe afite igitaramo bose barabwirana ahubwo bakagenda bahagurana ya matebo ahenze kugira ngo amutere inkunga none wowe ku 5,000 byawe ndabizi unagiye ntiwakicara muri 15 ukambeshye wajya muri 5 ubu 5 warabibuze cyangwa ni ryashyari ariko iryo shyari muri kwinshi ngo nambabari ne mu mbabari iryo shyari akantu k'ishyari ko banza ukihane pe kuko uravuze ngaho kugira ngo ujye mu bitaramo bye wayagura inyama mwana cyane kwanda nimba bazana rinsabye ndazimusahuye ndazishuje urazisaburuye se ndazibasahuye ndazishuje urazisaburuye cyane kubera ubundi ngufana nkandi none se nayo nta bafana ndashaka ko abantu bose dukorana muri entertainment ndashaka ko bazabambara bakwigisha kuca bikwigisha nabi umuntu kwigisha akabikwigisha nabi icyongereza gajewe ntabwo nigeze niga wongera usubiramo kantu entertainment wabimenye komeza wowe nta bafana ugira uretse gatoya ubundi nitegeko ngo niba ugiye kuperforminga ahantu nkwirukanka nyuma nkaho ndimbwa njye kugufana reka nkukubita kantu insubiza yego uretse nayo nkusubize ko imena giteri yagiye mu bukwe nta kandi kazi ufite kumujya inyuma mukirirwana mu bukwe ukaratata ari bunaguhembe kucyo wagiye kumushyigikira njyewe navuze ko ntazigera nongera kwirukanka inyuma y'umuntu wari wese aya kandi mbizi neza kujyayo umuntu umugabo ngo bakwagura ibitekerezo byawe ndabizi neza kujyayo ntabwo nkijyayo ntabwo kijyayo ubu nurije urwego nawe waramukundutse cyane ndamwirukanka inyuma se njyewe ariko reka nkubwire ikindi uri umuhanzi sibyo yego nkawe amagambo uri mujwajwa tuvuga uri kumva ninkoresha igitaramo bazabyihorere ntibazaza abo bavuga ko nabanze kujya mu byabo oya none se ubundi ninde uzaza wose ninde uzakuza mu byawe uvuga ko utajya mu by'abandi tafu nta kintu twapfuye kimwe twapfuye ko yaje muri Jenny yavuye muri Jenny's akaza turi mu kiganiro ahantu kuri cano kukaza kwa boss aho dukorera boss ramavuga ati ngwino aza saa 9 aza hafi saa 10 yacererewe none hageze yaraze ko tugiye kumutera amasari yaraze yari njyewe Nyamabondo yari Nyamabondo yari njyewe azi ko turita dupfukama tukavuga ngo mu boss yaje turamubwira ngo icara hasi we makayabo tuganire nuko twamubwiye icara hasi icyo bita turawanse bisobanuye twaramubwiye ngo byagira nibyo bita turawanse kubyagira ni nko kwicara mu kirundi twamubwiye ngo byagira naho turawanse wikizamura ukumva neza wikwizamura turangana kuba Imana yagoteye agakoryo ikagukoresha agakoryo ira ni nka penalty yayo ni kwa kundi igitego kiba cyavuyemo ugakozaho umusatsi ariko we ntirayigutera nawe uretse gato n'ibyo ukora uba ari ibiprank uri mugenda upanga uretse gato ibiprank ariko ngiye mfite abantu banyemera mu biprank byawe I'm agent professional I'm content creator influencer engineer doctor professor urumva bro jewe nduwongiwe ntabwo ndu abantu ushaka naniyamina barajya ngo noheri ngo ariyemera umva we petit nangana yo ngize n'ukuri jewe abogera nze sitye bigambo wadasema wadachoka yes jewe ntabwo ndi abogera nze sitye bigambo badasema badachoka rwo rurimi n'uruhe ntabwo wapfa kubimenya none se uragira ngo uvuge ibintu ni muri gutuka abantu bacu sobanura ibintu ntabyo mvuze noneho nawe waje gutukana oya ngabogere dusanga abogere nze sitye bigambo
nze sitye abantu bari Uganda kabari baratababyumva katono kumva neza abantu badukurikiye batwandikire muri comment batubwire ko ayo magambo avuga niba udatukanye. Hanyuma Nohe turacyari ku ishyari ryawe, ariko uranshingisha ari wowe ushinzwe gukata imanza z'abantu. Uzageza ryari uri Imana, wowe uranshingisha uri Imana. Rega rira kugaragara ahubwo uravuga ati ngewe nje mu bintu byawe nkande. Ariko ni ngombwa ngo niba warongoye nze mu bukwe bwawe, ni itegeko kuza mu bukwe bwawe. Ni ngombwa ngo niba wowe no haya magambo uri kuvuga uzayasubiramo. Ntago ari ngombwa ngo nze mu bukwe bwawe, si itegeko. Wigeze ubona imodoka ibuze umugenzi umwe abuze imodoka kugenda? Oya. Wigeze ubona isoko umuntu yasibye kujya mu isoko nirireme? Ese murambaza iki? None se noreka nkubaza, wowe uragaragaza ko abantu atari ngombwa ko ujya mu si ngombwa ngo ngufane wowe, ahubwo we mfana. Kandi uramfana kubera ikindimo. We mu gihe nta kintu ndi kubona muri wowe cyatuma ngufana. Kora ibituma ngufana. Wowe urapumushinga kugira ngo kugira ngo ngundo mu bishatse uvuga ngo Gitafu nicare yige cyane. Uramwicaje hasi ugasonga bugari hasi kaje hadaho. Hanyuma rero inshuti yawe Romeo na Pionika DJ Buriane kandi inshuti ye. DJ Buriane n'uwitwa ngo ni umuragenge. Uyu mwana wa Nyagatare witwa ngo ni umukorana na Buriane kuna bavuga umupuri. Bamwita ntago nibuka izina rye naye. Kuba Tesha. Ko batagiye kumufana. Bana namugwira telefone. Ariko ngashanga no heri ngabari uza kugufana. Ngiye ngugenda inyuma. Ese Nohe kutagiye yobwiwe n'iki ko bataje? Kibana yo. Jemba bireba live. Ubwo bishaje vuga ngo nuza Gitafu umuhaye gasopo yicare yi. Iyi muhaye bayita last warning. Nayirengaho. Renga nkumene. Bayita renga nkumene. Ntazo yewe na muhamaga bwa ko turi mu kiganiro. Oya ndamuzi. Wowe uvuye muri Genesis bagwa amafaranga. Ni wicaye ahantu nuvuze ati tujye hano muri kino kigo cya Kimironko. Iki cyitwa ngo icyaje? Integrated bariste training center. Kunzanimo ungurire byiburani n'utu tuntu tubiri. Acyakora ko kantu. Uziko ibintu byose wavuze iyo umushinje icyo kintu. Buretse gato. Ngungure mu nutu. Hahiza nguri inshuti yanjye. Ngo nimwiruka nyuma nirwe mbwejagura. Ngo ni wowe. Ndava ngo ni wowe se ni ungejeje kuki? Ngo mpaye iki? Kuri ubu ngubu. Sinzahurira. Buretse. Sinzahumwera. Buretse. Ngugenda inyuma. Buretse. Kuri ubu ngubu. Ninde hubwo wowe wumva role model wawe wakwirukanka inyuma? Ubu tunavugana. Muri uyu muhanda ubamo. Uzimavu emusime rigitoro mugende inyuma. Kandi ubihakanye ko utakibikora. Uzimavu namugendaga inyuma. Kandi nawe waramufashije. Namufashije iki? Waramufashije. Kugira ute? Agifite YouTube channel yitwa Imena TV show. Kujya ugenda umufasha. Ya mbere iragurishwa, ya kabiri nayo murayarya mwenyine. Cyane muri n'abakombe. Abantu ni benshi bahari. None se wowe kandi wamwoyeje. Ubwo nashara ufite ko yariye wenyine. Nkuko bivuze. Yego. Nyine ko yariye wenyine. Umuntu narana Genesis comedy nabizi Merisa atanga umufungo bro. Higwa umufungo none avuga ati ako no reka nkwereka wasaba Merci uri kumva kadukurikira nawe akazagutumira. Uyange nananumira none akagutumira mu buryo budasanzwe. Zababwira ni bro. Uri abanyira team dukorana hari kwa boss. Kurega slide. Gitafu yisanga merega muri yo team. Ira team. Yose ko bati bamaye ibihumbi urugero 100. Buri muntu mwemere 5 muze mbafatire kuri kamera live akira 5. Cyakora ko kantu no. Ngabeza gitari nabagani kuba naragiye hariya ngababwani ndi promotion y'Imana ntabwo mbiyemeyeho si uko mbarenze n'ubuse ko nzova yagiye nitwicanye dukwana ibiganiro. Urumva nubwo ugira ishari nta rwego Gitafu yagomba kwicara akabona ko Kanyombya yagiyeyo agahabwa umufungo kandi Kanyombya akaba yicara tukaganira. Ako nagiye muri Genesis Comedy kuva ko Kigali yose wafashe imihanda bagurumanye kandi mukanye uri buteye mu mwobo. Muteye urumva bro kandi mukanye uri buteye mu mwobo. No reka Gitafu tumureke ngiye kuza ntacyo mfana we dupfana n'ubwemezi banze nyumve ngiye kugaruka ku nshuti yawe Romeo na Pionika bagize batya bagiye Nyamata bafungiye umutwe w'ifi. Ibyo bintu urabizi wenda kubw'amahirwe bavuyeyo no gushima Imana yabakuyeyo ariko se Janvier kare nshuti yawe na Pionika
barwanira umutwe w'ifi gute kandi ufite amafaranga kutabatamo? oya none se njyewe ndimiko basinyishije amakontara yo kuri seride ariko uza amafaranga abana baji babehembwa cyane ntago yaje Biboneka ngo yaravuze ngo yembwa 400 ku munsi. none so Ni byose oya ntabwo ari 400 ku munsi nta muntu wayaguha ugereranyije n'inkangahe yaba ari umukire kaje nagukunda cyo yaguhoheramo rimwe nabwo yaba ari mu diaspora kuko nta munyarwanda apfa kwizingura 400 yaguhe reka so baramunereye kwiremba Shaka ko musetsa mwana nyine wabaramukora iki none se none iki wababwira abantu nawe bandi kuvuga amagambo nk'ay'abagombozi mu kanya urama 10 none ngo umuntu agaguhanga 400 10 se ryo ndariguha urarimada ntaryo ndibugwe kwicara kuri kamera nge mba namaze ntaryo ndibugwe ibyo banze bimenye ibyo byihoresha uva muri ibi niba wayapangiye uhebe aha turi mu kazi ngaho mbwira nyewe icyo nshatse kubwira abantu badukurikiye oya bwira Janvier wagiye kurwanira Janvier no ni nararibonye ni umunyamakuru ufite icyo bita muri mayindi hatekereza harya ntabwo yari akwiye kurwanira umutwe w'intuza wifi Pionika ni umuntu ukora amafaranga menshi ndetse na Muhire Jason Maisha yego nawe barabatipe n'abantu bakura amafaranga menshi bihirinze kera babonye amafaranga ntabwo rero ndumva niyo yabara amafatano bayagura ahubwo sinzi satani yabateye igatuma barwana bakabafunga ariko dushima Imana ko bafunguwe none se nohe niba barafunguwe wageze gutyo ukabicaza ukagenda ariko ndabicaza mbarusha gukora amafaranga ndabicaza mbarusha gukora amafaranga amwarutse kuzagira ubuntu kanabutiza urugi reka nese ubura ko nganda guha 10 ngurusha amafaranga uyi mpamvu ari imana uko ndi mu kazi nese isi cano yawe uri mu kazi cyawe uri kuganiriza abantu ndi kubaganiriza se ntabwo uri bunyishyure uyu muryango umugore wa nari kuganiriza ku buntu se wamaye ariko sha mujye muva n'abantu mudukuke njye ndi njyaga ngira umva nkubwiye nohe bigaragaye ko nta kintu uriho ntacyo ndiho nyine nta kintu uriho neza mfite iki fungura ko kantu akahe ako turebe ko hari ikintu kiri harimo iki se nyine fungura pe garagaza Yesu nta modoka mfite nta mafaranga ntwaramo none se cyambarira iki cyo kintu nohe ucyambarira iki mwese ngishyire reka mwibiceri bashyiremo reka mwibiceri bashyiremo reka mwibiceri ubikemo urabukoze umuti cyane urumva ni design yingiye akira nkwe desi ubikemo icyo kintu kigeranye nta n'ibiceri birimo oya nta kintu kirimo akira nkwe desi basi ushyiremo ku buryo ubuze n'itike y'imoto watega akagara ki kira nkwe desi agakize aya mafaranga azana ibihumbi 200 ku buzima bwanjye byihuse yego rata ndayatuye ako sinkubereye umuntu w'umugisha cyane kuba nkuremeye kofi yawe nta kintu na kimwe cyari kibereyemo cyane rwose tubwire se reka ngubwire abakoboyi benshi uzajya ubona bipamye naburiya barabose ugenda ubona umubwa ati katuremo yawe nukwambara gusa nukugenda baheza babeshya bakubongo barabemera n'abadamu urumva bro nta kintu abastari bafite hanyuma abastari barakubiswe bafite inzara ikomeye nohe ibi byo ngiye kubikubaza ntuje cyane hari uburyo muri kuza mu gatraininga mwarangiza mugahita muburirwa irengero turahera kuri nyakwigendera mushiki wacu cyangwa se umuvandimwe Gogo ngira ngo warabibonye iminsi ishize uko byagenze abanyamakuru aba influencer mugahaguruka mukavuga muri kuvugira ku murambo kandi akiriho nta kintu na kimwe mwigeze mumufasha harimo n'inshuti yawe bwe uramuzi ntawe nzi ntawuzi bwe ntawe nzi Claude inde Pastor Claude ngo Pastor Claude Pastor Claude amagambo y'Ikaze TV Rwanda amagambo yavuze warayumvise narayumvishe biriya bintu urabivuga iki none ndabivuga iki se urupfu rwa Gogo urwo byo byonyine urabivuga iki Pastor Claude yavuze ntabyo nshaka kujyamo simbyanariza nta nubwo ndibo bivugeho birakwiye se basi nta kibazo biha umugisha basi biha umugisha nta mugisha ndabiha umugisha se ngo bizuru wapfuye ngaho nyine bivugeho birakwiye rega biriya byabaye kuri Gogo nawe ejo uzapfa noneho uzapfa nta na management ugira wapfuye wose ngende nkariya gupfa wapfuye wagapfupfuye ari wowe nta muntu utazapfa nyine nta mfite ry'urupfu nohe please ibintu byabaye kuri Gogo nawe byakubaho nkuko nanjye byanjye byambaho bivugwa kuri ya mwana w'umukobwa Imana ikomeze no kumutuza mu mahoro kandi umuryango we tuyifurije kwihangana yego ikintu cyabaye kuri wa mwana kugira ngo anapfe
uburangazi ndabushinja management ye yego impamvu ari management nyishinja yamutwaye Uganda izi neza ko uyu mwana arwaye afite ikibazo bamukoresha nk'ukoresha umutima ataruhuka. Cyo ni kimwe. Icya kabiri bari bazi ko afite iyo karita yandikiwe ko afite ikibazo cy'uburwayi muri we cy'umwuka muke cy'igicuri bari babizi. Yego bamukoresha nka tinga zimwe zicukura umuhanda cyangwa se zikora umuhanda. Nibamuha igihe cyo kugira ngo aruhuke. Bano ba manager bafataga uyu mwana bakamushyira kuri stage babonaga afite igihanga cya The Ben ariko babonaga afite babonaga ari Roza Muhanga. Abantu bavuze ko Gogo yarenzaga indirimbo ebyiri please ngo ntago yarenzaga indirimbo ebyiri ari kuri stage. Yabyinaga twabinaga live yabyinaga. Uriya mwana mwabonaga ibazi no gufata umuntu ufite ikibazo cy'umwuka igicuri ukamuha amazi kuri stage n'umukinnyi yamaze gukora siporo bakubuza kunywa amazi. Niba uri gusimbuka uri gukina bagisa cyane ibindi bakubuza kunywa amazi ako kanya bavuga ngo banza wicare uruhuke unywa amazi nyuma. Noneho barangije uriya mupasiteri hari ijambo yavuze ngo uri hanze ngo gorori Yezu ndamusengera ngo indwara zirimo muri we zose ngo ndazirukana ngo kandi uko yaje asaba ariko asubira mu Rwanda. Ego iryo ryo ndarize. None se ugiye kunga muri yasobuja Korode wavuze ngo yari ya ariko databuja amemba ngahe yari ya ngo niwe wamutambyemo ibitambo ngo niwe wamutambyemo ibitambo. Ngewe kandi nge niyama n'abantu nta databuja ngira mu muhanda nge mbayo nka Noheli ndi Noheli nta wundi databuja ngira. Rero ibintu abantu babavuga ntago nzi impamvu bavuga. Hari ikintu wavuze ngo habaye uburangare kuri management yiwe icyo urakinenga. Habaho na scam kuri management. Scam gute se? None aba izi audio ko bahamagaye iwabo wa nyakwigendera Gogo bababwira ngo umwana yapfuye ngo tugushaka ibitaro ngo miliyoni zingahe. Uyu mwana yagiye gukorera ubuntu muri kiriya gihugu yaragiyemo. Uburyo bari babuze amafaranga yo kwishyura ibyo bitaro bakaba ngombwa ko bajya guhamagara kwa nyakwigendera. Bari babuze amafaranga yari yagiye guhamba imbwa yari yagiye gukorera bweyeye cyangwa yari yagiye gukora amafaranga. Nese bari abantu bo mu cyaro ko nta telefoni bafite ngo bazi kuri codinga. Iyi record yasizwe hanze nabandi. Iyi record yari amajwi bahamagara bari bivuze ngo baravuze ngo reka dushinyagwe n'umurambo turi codinge nabo tuwungukemo amafaranga. Uko bukaniza ko uyu mukobwa Gogo yari amaze gusinya kontara yaragiye gusinya kontara ya miliyoni 30. Babwo bababajwe nuko apfuye batayisinya batari yari amafaranga. Yego ntabwo bamukunze ahubwo bakundaga. None se no reka dukome urusyo dukome n'ingasiri niba koko harabayeho mistake kuri management yiwe sibyo umuryango we bo byari bikwiye ko aho kugira ngo babanze bakavaringe baherekeze umuntu wabo ibindi bazabivuge nyuma byari bikwiye ko umwana wabo abura ubuzima bakamara iminsi 2 bataramugeraho mu Bugande. Ese babuze tike? Umenye ko Gogo yari imfubyi ariko barana ababyeyi be bamureraga bamurebereraga. Tuzubanza unyumve. Yego. Ese ubutuvuga na cano ya Gogo. Cano ya Gogo iri mu biganza byanyu. Iracyari muri management nibirangira management izahura n'umuryango bumvikana. Kimwe nuko ushobora gusanga none se reka nkubaza. Ubwo habubwe n'iki kari yiwe kuba yitirirwa amazina yiwe ushobora gusanga afitemo 50 kuri 50 atariye bwite 50 kuri 50. Yego kandi nawe byakubaye nawe wishingiye urugo rwarakunaniye kabwera none nkomye urusyo bitankwibutse ingasire. Yego ngewe umuntu yapfunguriye cano ayita Prophet Noheli official yayifunguye se mutabyumvikanye. Twarabyumvikanye nta ngo nshaka kubivugaho komeza ibyo turiho umuryango wa umuntu wapfunguye cano butuvuga nawe yabaye mayibobo nta kazike. Ndakubaza umuryango wa Gogo urawushima? Ndawushima. Ibyo wakoza byari bikwiye cyane ku buryo batajya kureba umuntu wabo. Erega buri umubyeyi wa Gogo yari ari muri management. Wohe nyine ababyeyi ba Gogo bari kuko Gogo nago yari ari mu biganza bari bamaze kumutarasfira mu biganza bye mubyeyi witwa manager bikemu
n'uwitwa Nsabimana. none se nyine niba ari ababyeyi biwe abo bandi Niba bo ku bagombaga ruhande uri kuzana ni bande? Winyobya we, winyobya. Ntukambaze ibintu biterekeranye buraza. Oya, niba uvuze ko ababyeyi b'ubu tuvugana bari management yiwe, Yego. abo bandi Niba si bagombaga kuvuga. gukurikirana ibyo bintu. Oya, Uri kumva neza? nohe were umugisha ibidakwiye umugisha. Gute se? Umuryango Manager we niwe nawo wagombaga- manager wari ukwiye kujyayo. manager niwe ugomba gukurikirana biriya bintu. Kandi nawe wabikurikiranye, nese hari undi wabikurikiranye? Niyo mpamvu nta manager nzigera ngira njyewe. Nohe uramufite. Oya Ariko da waciye mu manager benshi njyewe barakunaniye. ntaba manager nyine. Nanjye narakumanaginze aba biramenye. manager wapi rwose. Aba manager nta kuri bagira, bari ibisambo, baragucuruza, bakagufotora, twakuboneye akazi aha. Ibintu nyine utapfa kumenya. Nohe. Twabonye aho wamamaza ukagenda ukaryamo 10 bamuhaye senkani. Ibintu by'abamanager. Nese nohe ko wenda ubona uriya yari afite management wenda yagize nayo mahirwe yo kuba bamukurikirana ririya, wowe uzakurikiranwa nande? Njyewe uzakurikiranwa nande? se nibigenda gute? Oya, nugumaho Ntingumaho nyine nzikurikirana. nupfa. Nimba napfuye se muzandike. Nimba nukira muzantwaye cyangwa muzabyihorera. Erega nakura amakudapfa my brother. Ntako. Rero ngiye kumbwira ngo nimpfa leta izankingura. Ahubwo umubyeyi wa mbere Ni leta urabyemeza cyane. Okay, reka nongere nkubaze iki kibazo. Uravuze ngo yari yagiye mu gitaramo kandi